Yesu ashimwe ni njyewe minisita ukuri nkunda. Hari umuntu wambajije ikibazo ati se gushaka kudivorsa cyangwa gushakwa inshuro nyinshi ni icyaha. Ijambo ry'Imana rivugaho iki? Rero nagira ngo mbanze mbasuhuze, nizere ko meze neza. Icyo nashaka kubabwira ni uko ndashaka kubabwira ko hari ibintu byinshi abantu batinya kuvuga, ariko Bibiliya bivugaho neza kandi ku mugaragaro. Ikibazo abantu benshi bafite ni iki? Ese gutandukana inshuro nyinshi no gushaka undi buri gihe ni icyaha? Niko bambajije. Igisubizo ni oya, ntabwo ari icyaha niba impamvu zibiguteye zishingiye ku ijambo ry'Imana. Rero bivuga ko ikibazo si ugushaka cyangwa gushakwa cyangwa gukora divorce inshuro zingahe, ahubwo ikibazo ni ukumenya ati se byemewe n'ijambo ry'Imana. Imana ntigeze ivuga umubare ntarengwa w'inshuro umuntu ashobora gutana cyangwa gushaka undi. Icy'ingenzi ni uko ibyo ukora bihuye n'ibyo Bibiliya yemera. Aho niho hambere umukristo tugomba kugendera, naho ibyo abantu bavuga ibitekerezo byo tradisiyo z'iwacu zivuga ntacyo zivuze. Ikivuze ni ukuvuga uti iki nkoze cyemerewe n'Imana. Yesu ubwo yavuze muri Matayo 19:9 ko gutandukana byemewe igihe habayeho ubusambanyi. Pawulo nawe arongera mu Korinto 1:7-15 yavuze ko iyo uwo mwashakanye agutaye ntacyo uba ushinzwe. Imana yaguhamagariye kuba amahoro, icyo gihe ntabwo muba mukiri umwe. Bivuga rero ko mwamwemerewe gutandukana. Rero niba waratandukanye ku mpamvu zemewe ugashaka undi, niyo byaba inshuro 2, 3 cyangwa 5, ntabwo ari icyaha. Bivuze yuko tuvuge washatse umugabo wa mbere, ushaka umugabo umusambanyi cyangwa se araguta nta mpamvu abonye undi, ubwo ntabwo ari ikosa ryawe. Irya kabiri kugereka kubaho, ubwa gatatu si ikosa ryawe rwose. Ntuzicire urubanza cyangwa ngo wumve ngo abantu baravuga ibyo bavuga nta kibazo. Icyo Imana ivuga ku buzima bwawe nicyo cyangombwa, kuko nacyo kizaguhesha ubugingo cyangwa kizakurimbura. Rero icyaha si ugutana cyangwa gushaka undi cyangwa inshuro zingahe. Icyaha ni ukugira ibyo ukora binyuranyije n'ubushake bw'Imana. Bivuga ngo nimba waratandukanye n'umugabo bitemewe n'ijambo ry'Imana, ikosa ryarakuvuyeho, ubwo umenye uti ko uri mu cyaha wowe. Cyane cyane ndabwira abakristu mwatandukanye n'abagabo n'abagore banyu ku mpamvu zitemewe n'ijambo ry'Imana, umenye ko rwose uri mu cyaha. Nushaka undi uzaba ugiye mu busambanyi kandi n'icyaha. Kandi rero reka nkwibutse wowe waba warahuye n'ibyo bibazo, ukaba warashatswe n'umugabo cyangwa umugore, noneho mukagira n'ibyo bibazo byemerewe n'ijambo ry'Imana, bikakubaho 1, 2, 3. Reka nkwibutse ko abantu isi bagucira urubanza, ibyo abantu bavuga ntacyo bivuze. Ntugateshwe igihe cyangwa ushike intege ku byo abantu bavuga, cyangwa ugira isoni ku byo batekereza. Ni ukuri Imana ibyo ntibiha agaciro. Imana iha agaciro ibyo ivuga ndetse n'iby'ubuzima bwawe, ndetse izi n'amateka yawe. Rero wowe uzi ukuri n'Imana abe kujya ugenderaho, naho ibyo abantu bavuga ntukabyiteho. N'ubundi ntabwo twazanywe n'abantu, ndetse ntabwo tuzava ku isi kubera abantu. Imana yaturemye ikaduha ubugingo, ni nayo ifite kutubwira isaha ya nyuma aho tuzajya. Niyo mpamvu rero wakagombye guta igihe n'igihe cyawe cyinshi utekereza ku cy'Imana kuvuga ku buzima bwawe, aho kureba icyo abantu bavuga. Numva rero nta mpamvu yo kuguma mu isoni cyangwa ngo abantu barakuvugaho iki kandi Imana yarakubohoye. Rero mu gihe uzi ko uri muri iyo situation tuvuze ko ijambo ry'Imana rivuga, umugabo akaba asambana cyangwa umugore, ukaba utashobora kubyihanganira, ndakumenyesha ko wemerewe divorce kandi no gushaka undi. Icya kabiri, nimba umugabo yaragutaye cyangwa umugore nta mpamvu z'ubusambanyi cyangwa zemewe n'ijambo ry'Imana, nkubwije ukuri wemerewe gushaka undi cyangwa no gushakwa n'undi. Rero gira amahoro, gira umunezero, gira ubwisanzure rwose. Imana ntabwo ibarura inshuro washatse, nta nubwo ibarura sinzi ibyo hari ibintu duha agaciro, Imana idaha agaciro, ariko iba n'ibyo ukora bihuye n'ukuri kwayo, ariko ijambo ryayo. Rero nimba ibyo ukora byemewe n'Imana, ntiwakagombye kugira isoni ndetse no kwicira urubanza cyangwa ngo ugendere ku gitutu cy'abantu. Oya, ugire amahoro rwose, wicare uzi neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Imana iragukunda,
iragushyigikiye, niyo abantu batakumva ariko yo irakumva kandi nicyo cyangombwa. Shalom shalom, yari Apostle Ukuri Nkunda. Ufite ikibazo kindi ambaze nta kibazo. Shalom shalom.